ku mugendo kiriya ni cya kiraro cy'Igahanga werekeza i Nyamata hari ahibye niho haba handitse ngo murakanaze neza mu mujyi wa Nyamata. So cyangwa ni Bugesera Nyamata ntabwo mbizi. Mbagiye no gushaka agahene no munsi soko rya Nyamata baryaremye, mbagiye gushaka mu duhene uyu munsi rero abantu banje mbatumiye mbabwira ni kuri Saint Valentin ababishoboye muze kuza kugera mu miduha aho dukorera kuri office abantu twisangirira uduhene ndaba mfite uduhene tubiri. Abantu bakunze kwibaza ngo se Jessica zo amipanga ubundi ngo ihene ngo urya ubundi ngo zikura cyangwa se wenda uzibona ute ko ahandi bantu baba baturutse hirya iyo ngiyo bibagora cyane ko wenda yahamara inyarugenge nk'amezi 6 cyangwa 7. Byose bisaba nyine kuba bifitiye abantu bagusapotinga bagufiteho umutima kandi bagira n'ubushake ndetse no kuba bavuga ati reka umusaza tugire gute tumushyiriremo imiyago. Ikintu nshaka kuvugaho nta n'umuntu nshaka kubatindira. Murabizi n'umuzi kuri Saint Valentin ariko no ku munsi w'ejo ho byarakarusho cyane kubera ko niwo munsi umwana w'umukobwa bita Marina Deborah yambikiweho impeta. Ariko yewe nge nababeshye impeta bambitse Marina nabonye ari content creation ndetse n'ibindi bintu bishobora kuzajya mu video rwose nabonye biri abena ape kabisa ape biriya rwose ni scam. Wabonye ko na Marina bitamutunguye kandi wenda bari banamuteguje bati uze kuza kureba ukuntu uza kuza kwigira ariko ebana kubera ko nyine byari ibintu bitamufasheho ibintu bitamuriho mwagiye gora mubona Marina rwose nta kintu na kimwe kigize kigaragaza ko rwose ubona ko yishimiye cyangwa se wenda yakiriye kuba yakwambika impeta mu ruhame. Uko niko kuri mbahaye yewe ega umuntu wize psychology cyangwa se psychology ndagenda nkareba umuntu nkareba n'amasayini yonyine umuntu ashobora kuba yakora ashobora gutanyereka tuyu muntu ibi bintu abirimo cyangwa se n'ibintu bya by force cyangwa se harimo hajemo gahenda bwenge bamuhenda ubwenge baramuga batereka dukore gutya na gutya kugira ngo hatwike. Urabona nka iva muzika ntagarugu umusitani yewe ntateze no kuba umusitani. Ibyo mbabwira niko kuri hatagira n'umuntu uza kuza kuvuga ngo Jessica zo mipango ngo niwe wabivuze ngo niwe oya iva muzika ntateze kuba umusitani. Ikintu abagenderaho cyangwa se ikintu abashaka kubakiraho ni Marina. Akazira Marina yari afite arashaka kugasitinga ukiba agakubakiraho izina. Ni nayo mpamvu mubona biriya bintu nibiza no kuza gutrendinga ntago biza kuza kuba ari ibintu bya danje. Kubera iki umuhungu nta muntu utabibona ko rwose abashaka kwifatira Marina ngo amwubakireho izina. Nta muntu utabisoma nta muntu utabibona nta muntu utabisoma mu maso y'ira muhungu. Hari nta rukundo ruhari rwose babyumve. Ibi byo ndabivuze ntago naca ku ruhande wenda ngo mbisobanure mu bundi buryo. Ni nayo mpamvu mwabonye Marina nyine atigeze abona ko ari ibintu bya danje. Iyo biza ko ari ibintu bya danje buri mukobwa wese amarira arizana. Umukobwa wese muzabona ko aho hantu hari urukundo rwa nyarwo rushikamye niba bashobora kuzarambana nk'imyaka 2 cyangwa 3 ubona nyine amarira arizana. Kwa Marina yagerageje kubikora umwana w'umukobwa agerageza kubyihingamo kubyishaka murekata. Abana zo kwa bashyize mu ntuza mama bashyize mu ivumbi kwa kurangara nta bintu bishya ndimo ndavuga pe. Abana bashyize mu ivumbi nta bintu bishya ndimo n'ibintu bisanzwe. Abantu benshi twahagaze ku muhanda nk'uko bakunda kurangara nyine ugasanga umuntu nyine yarangaye ataye ibintu arimo uburyo ashobora no kugira ikibazo runaka. Salamu musaza no kubyihanganira ariko none mba ngomba kongera kumwibutsa inshingano z'umubyeyi amugana ibintu ndimo ndavuga rwose nta gishya kirimo nta n'impamvu yo kubirangarira. Komeza uzirikana inshingano z'umubyeyi karagaciyemo. So nkuko nabivugaga umwana bita Marina no umwana wavuye Rwamagana aje kwishakishiriza Kigali cyo bita ibiceri. So mu gushaka kw'ibiceri inyarugenge abagomba gukora mu buryo bwose abyiboneramo. Iyo rero ukamuhereza deal ukamubwira ati Marina ngiye rwose urabizi ndakwemera cyane ndagukunda numvaga twanakora content. Iriya ni content. Niba munabishaka mumubwire nge none nampamagare Marina mubaze neze ibintu nabonye ni mugoroba ni nyabyo cyangwa se bitewe n'ukuntu ashobora kuba ataze ko wenda turimo turakora ikiganiro arahita mbwiza ukuri ati rwose iyo ni content.
iriya ni content. Nongera kubwira aba content creator bo mu Rwanda, mwoka byaramwe ibintu byo gukora content zimeze nko gukinira mu marangamutima y'abantu ntago aba ari sawa. Buriya hari nk'umugabo ushobora kuba yakundaga Marina bya nyabyo, kandi umugabo akaba ari seriye, akaba afite n'ubutunzi, akaba yarafite na gahunda nzima, mukaba mwamugize gute, mukaba mwatumye ebana yongera gusubiza agatima inyuma akajya gushakisha undi muntu. Ntago ari sawa, ntago ari sawa. Iva muzika ni umusore uri aho ngaho nawe ukiri muri shaki. Ubwo bwatsi koko niba uri buze kukuremerera muvande, nta bintu bishya ndimo ndavuga. Nta bishya pe. Muvande mwerekana ari ubwatsi bwabaye bwinshi, ariko nta bintu bishya ndimo ndavuga. Nuko bimeze guys. Content zacu zimo turazikora gutya nyine, ntago waburamo abantu baza bakarangara, kandi nta bintu bishya tuba tugiye kuvuga. Komera cyane databusha. Fresh. Asante. Nuko nyine bigere twe nta bintu bishya tuba tuvuga, ni ibintu tugenda dusu. Yewe. Nta bintu bishya tuba tuvuga, ni ibintu tugenda dusubiramo gake twungikanya, kugira ngo nyine just abantu babone ko turi funny biri aho ngaho. Rwose. So nibyo navugaga, aba content creator bo mu Rwanda rwose bagerageze nabo bajye creating content nzima. Uwo nkabura Iva muzika ngewe ntago namufata nk'umuhanzi, uko inyinshi n'indirimbo yagiye asubiramo z'abandi, nta ndirimbo yagira. N'umu content creator bisanzwe, ariko ishare aho rwose biba byafloping, ni ibintu byigaragazaga. Urumva nka biriya bintu hakurya kujya creating content nk'iri utekereza ko wenda nkiraza kuza gutwika, ahubwo abantu bakaza kuza kuyanaliza muri ubu buryo ndimo ndayanalizamo, nabyo ni ibindi bintu biba bitari byiza. Ni ibindi urumva ntago ari content umuntu akora abantu bakanayisharinga just kubera ko content yabakoze ku mutima, cyangwa se wenda ifite icyo bakuramo. Ariko rero igiye gukora content nk'iriya ngo yo kwambika umuntu impeta n'ibiki byose, ukaza gutuma abantu bakwanaliza mu bundi buryo bakagira gute ko ndeka wapi kabisa. Umunsi wa Saint Valentin ntago ari umunsi wo kuba umuntu yavuga ngo reka nzawutegereze ngo noneho ngo nkoreremo hiti. Oya rwose novo gwari umukobwa we Rwamagana nawe ari ibintu bajya bamubwira rimwe na rimwe ugasanga bamushutse. Nari nakeneye noneho management ya Danje izajya namufatira imyanzuro pe, kuko niba umuntu ashobora kuza akagukiniraho nguko, ntago mpamya ko biriya byari bikwiye pe. Ntago byari bikwiye, bagombye kugenda bakajya kuririmba n'ubundi nk'uko igitaramo yari cyateganyijwe. Yego, kandi igitaramo cyari cyagenze neza nk'uko nabibonye, ariko biriya byo bagezaho barengeje ku giti. Ibyo nabibwa ku giti cyanjye, ntabwo ndimo ndabivugira abandi namwe muraza gutanga muri commentaire, muratanga ibitekerezo muri commentaire, mumbwire ngo mwebwe wese murabyumva mute. Ntago ibintu mbivuga wenda mbivugira abantu, ngewe nanga igitekerezo cyanjye ku giti cyanjye, kugira ngo namwe muze kuza kugenda mbasigira umwanya, muze kuza kugenda mugira gute mushyiramo ibyanyu bitekerezo, kugira ngo tuze kuza kurebera hamwe ngo ese bimeze gute. Ngayo nguko rero.